mbanje kwihanganisha polisi y'igihugu cy'u Rwanda yabuze umwe mu bakozi cyangwa se umwe mu bagize uruhare kugira ngo umutekano wo mu muhanda ucungwe neza, wabashije kuba yakwitaba Imana azize impanuka. Mbanje kuba mbasaba imbabazi kandi nanabiseguraho, mwihangane kubw'igihombo mwagize mu kubura umukozi mwiza ukunda igihugu, umupolisi wari ufitiye igihugu akamaro. Nanone kandi ndaza ku muryango w'uyu mupolisi witabye Imana ugonzwe uri mu nshingano ze, ndasaba Imana imwakire mu bayo kandi ihoza amarira umuryango w'uyu mupolisi. Rwose ngiye kuvuga amagambo akomeye hano kandi amagambo ashaririye cyane, ndimo ndababazwa cyane n'abanyamakuru, nkababazwa nanone n'abasitari, abiyita ngo ni abasitari aho bava bakagera. Reka mbabwize ukuri, umusitari ahava akagera akoresha ibiyobyabwenge, mubanze murebe ikibazo kibayeho cy'uyu mupolisi, mubanze murebe DJ Toxic ibintu akoze nyuma y'uko avuye mu gucurangira muri Kigali Universe, akahava yasinze mu masaha ya mu gitondo, yinjira mu modoka yiwe ya Range Rover, aza atikura umupolisi. Nta n'isoni mufite. Ubundi muzi abapolisi ikintu bamariye igihugu ndetse n'abanyarwanda, cyangwa ntago muzi imbaraga bashyiramo kugira ngo umutekano wacu ube urinzwe umeze neza? Reka nongere mbabwize ukuri ko tutazigera na rimwe twicara ngo turebere abiyita ngo ni abasitari bakoresha ibiyobyabwenge bihambaye, bakoresha inzoga, bakoresha itabi, bakaza bakangiza umutekano w'abanyarwanda. Noneho murebe ko badukiriye n'inzego z'umutekano bakaba batangiye kuba bazigonga. Abanyarwandakazi, hano ndi kuvugira abanyarwanda kuko nitwe twahombye cyane, nubwo igihugu cyahombye cyane. Twahombye umuntu wari ufite imbaraga zo gukunda igihugu, apana bano bari basinze baje bagonga abantu. Ibi rero ndaza kongera mbishimangire ko ndamagana cyane abasitari bakoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se abahanzi bakoresha ibiyobyabwenge, abakinnyi b'umupira, abakinnyi ba filime, aba DJ, abanyamakuru, abantu bose bafite aho bahuriye n'ibiyobyabwenge, ndabamaganye mu izina rya Yesu, kubera ko ibi ni ibintu bibabaje cyane kuba igihugu twabura umuntu w'ingenzi nk'uko nguko. Mbivuze ndakaye cyane, wabinkundira wabinyangira ntacyo bimbwiye, ariko nuko ndi kuvuga uko ndi kubyumva. Ubuyobozi, polisi y'igihugu, turasaba, nanjye ndi mu bantu basaba, bakora ubugenzuzi nibasanga DJ Toxic yari yakoresheje ibiyobyabwenge, yari yanyweye inzoga, abashe kuba yahanwa by'intangarugero, kuko yakoze icyaha gikomeye cyane kuba yahagarikwa n'umupolisi uri mu kazi ke. Bro, yarari mu kazi ke, yarari mu kazi k'igihugu, igihugu cyari cyamutumye gucunga umutekano, ahagarika imodoka, yanga guhagarara. Ari uguhagarara ahubwo iramutikura, iramugonga, arashwanyagurika. Ingabo y'igihugu, ingabo idukingira, urara adasinziriye kugira ngo njyewe mba ndyamye ndi kugona, ndi gupfuruta, ndi kurota. Boro, hari ibintu ndi kumvisha amatwi yanjye nkahamuka, hari ibintu ndi kurebesha amaso yanjye nkahamuka.
nkavuga ngo ntabwo ibi bintu bikwiriye nk'abanyarwanda. Ndifuza ko buri munyarwanda wese ubona imbaraga polisi y'igihugu ishyira mu mutekano w'abanyarwanda ndetse n'ibyabo, ko bahaguruka bagatangira ubutabera cyangwa se bagashakira ubutabera bukwiriye umupolisi ndetse n'abandi bapolisi ndetse n'abandi bashinzwe umutekano abo ari bo bose bari mu kazi kabo, hakagira umuntu basagararira, bajye bahanwa by'intangarugero. Ntabwo ibi ndi kubivuga ko hari umuntu ndimo ndanga. Toxic ntabwo mwanga, akora ibintu byiza, ni umubyeyi, afite umwana, afite umugore, afite umuryango yakakwiye ari kwitaho, ariko ntabwo mushyigikiye habe na gatoya bitewe na aferi yakoze. Ese ni kuki wowe ufite ikinyabiziga utwara wasinze kandi uzi ko bitemewe? Ibi ni ibintu bibi cyane, kubera yuko ugomba kuba wahanishwa igihano gikomeye kandi gikarishye bitewe n'ibindi bintu wangije. Aha ndaza kongera mbisubiremo, ndihanganisha polisi y'igihugu, ndihanganisha umuryango w'uyu mupolisi, ndihanganisha abakozi bakorana n'uyu mupolisi, ariko nanone ndagaya bikomeye, ndagaya byimazeyo Toxic wabonye amaze gukora icyaha cyo kugonga umuntu. Niba yari yasaze, niba yari yasinze, nimba yaragiye gutabara, nimba yari ambirasi, ntago ndi kubyumva neza, ntago ndi kubasha kuba nabyakira. Ni gute umunyarwanda muzima ufite indangagaciro afata umuntu amaze kugonga ntanarebe ko agihumeka ngo ahamagara ambirasi niba afite ubwoba, ntanavuga ati reka mwegure umushyire mu modoka mwirukankane kwa muganga, agafata imodoka akayitaho akirukanka akarenga uturere akajya muri Karongi bakaba ariho bamufatira. Nongera gushimira polisi y'igihugu yakoze iperereza igashakisha mu ntara zose z'igihugu, mu turere 30, mu mirenge 100 mu tugari 1000, bakaba bavumbuye umusore wakoze aya makosa, wakoze aya marorerwa, bakaba bamucakiye. Nagende akatirwe, ariko nsaba ko bashyiraho ubudahangarwa bw'umuntu uzahohotera cyangwa se akabangamira inzego za leta, inzego z'umutekano, hakagira uwo yambura ubuzima. Ndasaba nkanjye w'umunyarwanda ubona agaciro k'umukozi wa leta, ingabo, umupolisi, umudaso, yewe umuntu wese uri mu nshingano z'umutekano, ashyirirweho atansiyo irenze iy'undi muntu uwo ari we wese. Kuko ndi kurekodinga iyi video saa 7 z'ijoro, ndaryamye, abandi baraye bahagaze, abandi imibiri kubarya, bari mu masasu, imvura iri kubanyagira, barakonje, bari gutitira, nta yandi majwi bari kumva, nta y'ibikeri n'umuyaga mwinshi cyane n'imbeho. Abo bantu bitanga gutyo, kuki badashyirirwaho ubudahangarwa nabo? Nibura umusivili akabatinya, akumva ko niba ahagaritswe ari mu muhanda agomba kubyubahiriza, agomba kubyumva, akumva ko yaraye yicaye, yaraye ahagaze,
imbeho yamwishe, imibu yamuriye, imvura yamunyagiye kugira ngo njyewe ngone. Banyarwanda, banyarwandakazi, nubwo mbivuze ndakaye, mumbabarire aho nakozemo amakosa, uwo ndi buze kubangamira, nimba ibyo navuze bigize n'icyaha, mumbabarire. Ariko njye mfite agahinda k'uyu mupolisi. Imana imwakire mu bayo. Wowe munyarwanda, wowe muntu nkurikiye, ndagusabye ntugende utanditse igitekerezo cyawe. Ntago bino bintu bikwiriye, ntago twabyihanganira, kuko tuzi agaciro k'umupolisi. Njye ndabivuze ndanabisubiramo, bashyirirweho ubudahangarwa, bashyirirweho igitinyiro, kuko byazakomeza. Ushobora kuba uri kujya ahantu kure wihuta, hakaba nta kamera yakubona, hakaba nta n'umuntu wakubona, ukazagenda ukagonga undi muntu. Ibaze nimba bibereye mu mujyi wa Kigali, bibereye mu ntara, byagenda gute? Nuko umusya ntibazanamenye n'uwo ari we. Banyarwanda, mwakoze kunkurikira, mwakoze.